dukomeje kubashimira mwebwe mwagize umwete n'Imana ikabashoboza mukaba muri aya materaniro tunabaramutsa ngo Uwiteka abahire. Rero tugiye mu cyigisho cya kabiri, turi abayobozi bashinzwe abandi, tudatindiganije mbere yuko tuvuga insanganyamatsiko yacu, reka twubahe Imana dusenge. Urakoze Muremyi ugira neza, weho watugeneye aka kanya kugira ngo tunoze umurimo dushinzwe kugukorera. Wagize neza, habwa icyubahiro, maze kutubwira kandi unarakomeje. Turakwihaye, turabanyabyaha, turinjiji, turabanyantege nke, dufite akamenyero kabi twarazweho akarande. Utuguranire ubwo waduhaye icyubahiro, katugira abakozi bawe, twemere kwezwa nawe binyure mu byigisho. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kuganira insanganyamatsiko iri kutubwira ngo icyitegererezo nicyo kibwirizwa gifite imbaraga. Ngiryo ijambo tugiye kuganirira hamwe. Icyitegererezo nicyo kibwiriza gifite imbaraga. Abayobozi, hari imirongo igiye ikomera muri Bibiliya, umuntu iyo yagiriwe ubuntu akayitekereza hadahubutse. Uwa mbere ni Abaheburayo 13:17, handitse ko ngo mwebwe munteze amatwi murinda imitima y'abizera nk'abazayibazwa. Ubwo ntabwo ari umurongo woroshye, usibye yenda ubwenge butajambura bukawufata uko. Uwagutuma no guhangana n'ibyaha byawe, intege nke zawe, amafuti yawe, ibigeragezo n'ibishuko bikuzira. Urwo rugamba rwonyine ubwarwo ntirworoshye. Noneho bashyiraho umugore wawe n'abana bubu, bikaba ari undi mutwaro wiyongereye. Kugushyiriraho abandi bizera 40 cyangwa 100, barimo abakurusha ububandi, barimo ababeshye kera utaravuka, barimo ab'icyaha cyakoze mu mico yabo nk'uko umunyu ukora mu byo kurya. Bakakubwira ngo uzabarinda, urinde imitima yabo nk'uzayibazwa. Icyo cyonyine kirahagije kugutera ku kuba umuntu usenga, ukishyira mu biganza by'Imana. Noneho abakorera Imana b'ibihe byose, Imana yifuje ko bagira kwera kugira ngo amagambo bajye bavuga make, ariko ibibagaragaraho bigira imbaraga nyinshi. Ndasoma imwe mu mirongo, Abalewi 13, iyi mirongo yo ndayisoma. Abalewi 10:3, kuva kera kose Mose abwira Aroni ati, ibyo nibyo Uwiteka yavuze ati, kwera kwanjye kuzerekanirwa mu banyegera, kandi nzaherwa icyubahiro imbere y'ubu bwoko bwose. Aroni aricecekera. Ijambo nashatse rivuga ngo kwera kwanjye kuzabonekera mu banyegera. Abalewi 19:1 byasubiyemo kenshi. Iteka abwira Mose ati, bwira iteraniro ry'Abisirayeli ryose uti, mubabera kuko Uwiteka Imana yanyu ndi uwera. Si ibyo gusa, Yesaya 5:11 ho haranditse ngo, yemwe bahetsi muheka ibyera by'Uwiteka murajye mwiyeza. Nta yindi mpamvu, kwari kugira ngo nibura hari abatakumva tuvuze, hari n'abo muri twe batazi no kubivuga, hari n'abafite uburiganya bushobora kurwanya amahame n'ibihamya dutanga, ariko imico myiza, imico yera, icyitegererezo ntawe ukirwanya kuko kirivugira. Niyo mpamvu nk'abayobozi, nubwo dusabwa kuvuga tukarambura inyandiko nk'uku, ariko icyitegererezo kizirusha imbaraga. Muri Timoteyo ya 2:19 hari aya magambo avuze ngo, niho nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditsweho ikimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Uko niko kwera, nuko buri wese
uhamya Imana akavuga ko ayitirirwa agomba kwitandukanya n'ikintu cyose kigayitse, icyo watora akanenge, icyo wabona kitameze neza. Si ibyo gusa, Pawulo nuko we yari ameze, n'abandi bera ba kera. Uku kwera turagusabwa kugira ngo tubone uko tubwiriza ikibwirizwa gifite imbaraga. Abakorinto ba mbere 7:1 ba kabiri, nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende twiyejesha rwose kubaha Imana. Rero yenda sindenza mwe muteze amatwi, twebwe nk'abayobozi turasabwa kwera, turasabwa imico iboneye. Nsubiremo, hari abatazumva tuvuze, hari n'abafite uburiganya n'ubuhanga bwo kurwanya ibihamya dutanga, hari n'abazi kuyobya no kuzingitiranya. Ariko ikidashoboka, imico myiza wagaragaje, nta ntambara, nta rugamba rwayigabwaho ngo bayirwanye ngo bizashoboke. Nubwo babira imanganya mu gahe gato, kuko uba utenda kuyitakaza, ejo n'ejo bundi bizivugira. Akaba ariyo mpamvu rero abayobozi, ubu ikibwirizwa kigezweho, ikibwirizwa gifite imbaraga, ikibwirizwa bamwe batigeze batekereza no kubwiriza, ni icyitegererezo. Iyo umuntu atagira ugukwera, tuba duhomba, nawe abahombye. Icyakora mu bihamya by'itorero umuzingo wa mbere, urupapuro rwa 99, harimo amagambo ndasoma mu interuro zigera nko muri enye. Je vis combien il est important que les prédicateurs qui s'engagent dans l'œuvre solennelle de la proclamation du message du troisième âge aient une vie sanctifiée. Nere kubujya ari ingenzi cyane ko abagabura binjiye mu murimo ukomeye wo kubwiriza ubutumwa bwa Mariko wa gatatu bagomba kugira imibereho yejejwe. Le Seigneur n'est pas à court de moyens. Kantaruke hepfo, il y a de terribles malédictions pour ceux qui prêchent la vérité mais qui ne sont pas sanctifiés par l'air. Hari umuvumo ukomeye cyane uteye ubwoba watangajwe ku bantu babwiriza ukuri ariko batejejwe nako. Et également pour ceux qui consentent à maintenir dans ses fonctions un ministre de la parole non sanctifié. Uwo muvumo nanone ubyukirijwe abantu barekera umubwiriza utarejejwe mu mirimo ye. Abantu nuvuga ngo ababwiriza uku kuri batarejejwe, hari umuvumo uteye ubwoba ubabyukirijwe. Nanone abatafite uku kute bo barera nta kibazo bafite, ariko bakarekera umugabo utarejejwe imbere ya rubanda ngo arukorere, nabo bazagegwaho n'uyu muvumo. Aha sinshaka ko harenga, ahubwo ibi mbivuze ngambiriye kwerekana ko turasabwa kwera kugira ngo ikibwirizwa cyacu cy'icyitegererezo aba ari cyo gishyirwa imbere, kuko niyo mbaraga itarwanywa. Ibyo byanditse no mu murimo wo mu Kristo, nibaza ko ari urupapuro rwa 28. Noneho iki kibwirizwa kirakenewe, haba ku bamaze iminsi ari abayobozi, baba babibaye vuba, baba bemeye n'ubutumwa vuba bagatorwa vuba. Ikibwirizwa gifite imbaraga, kitarwanywa, kidapingwa, ni icyitegererezo. Ndasoma indi mirongo ya Bibiliya iyo kwerekana ko n'abandi babigerageje kandi bikabyara umusaruro utarwanywa. Ng'abacamanza 7:7, katuvuge Gideyoni imvugo yakoresheje 7:17, igihe bari ku rugamba abayoboye ashaka kuberekeza mu byo bakora, yarababwiye ngo, arababwira ati mundebereho uko ngira namwe aba ariko mugira, ningira ku ngabo za mbere munyitegererezeho, ibyo mubona ngira aba ari byo mugira namwe, n'utuntu tune. Ndadusubiramo, mundebereho. Ubwo weho nyumva nk'umuyobozi, ubwo uri kubwirwa ngo urasabwa kugera ku rwego rubwira wiyobora ngo mundebereho uko ngira namwe aba ariko mugira. Ubwo ni aka kabiri.
ningira ku ngabo za mbere munyitegererezeho, ako ni aka gatatu. Ibyo mubona ngira aba ariko mugira namwe, ako ni aka kane. Uwagira umugisha imico ye ntibonekemo inenge, imigambi mibisha ntimutahukeho, nuko akabwira rubanda ayoboye ngo mundebereho, munyitegererezeho, uko ngira aba ariko mugira, ibyo mubona nkora ari byo mukora namwe. Ni ukuri yabatanze ikibwirizwa gifite imbaraga. Si uyu gusa, Pawulo mu Bakorinto ba mbere 11 umurongo wa mbere, Pawulo reka mbibutse ko yari umunyabyaha nkatwe, nuko icyaha ari icyaha, ndetse nanavuga ngo kurusha bamwe muri twe, kuko yaricaga kandi hari abatarica rwose benshi banteze amatwi, noneho akanica n'abana b'Imana. Ntiyicaga n'inkozi z'ibibi nazo kuzica n'icyaha, wakica abana b'Imana. Yakira ubutumwa arahinduka. Ariko muri iki gice cya 11 Abakorinto ba mbere umurongo wa mbere yavuze ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Urugwego yaragezeho ni rwiza rwo kubwira abantu ngo mujye mukandagiraho nkandagiye. Icyo kibwirizwa ntawe ugipinga, kandi kukibwiriza nawe uba wiyizeye ko byakozwe 24:16 aho yavuze ngo nicyo gituma mpirimbanira kugira umutima utandega ikibi mu byo ngirira Imana n'abantu iminsi yose. Yari yifitiye icyizere ko imbere y'abantu ntacyo yabahemukiye, Imana ireba mu mutima ntacyo bapfa. Ubwo ro guhangara akavuga ntabwo yari afite, aravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye nk'uko nanjye nkigera mu cya Kristo. Mu Bafilipi 4 umurongo n'9 yarongera aravuga ngo ibyo nabigishije, ibyo nababwirije, ibyo mwambonanye, ibyo mwanyumvanye, azaba ari byo mukora, nibwo Imana itanga amahoro izabana namwe. Urabona kwigira modo y'abantu, ukababwira uti rwose ibyo uko muri gukora bizapfa, ahubwo nimukora guke muri kumbona, ukundi gukora ukumwanyumvize kuri amwambonye, ukabona arahangaye arabivuze. Yari yifitiye icyizere ko mu rugamba rwana nta kibazo afitanye n'Imana ireba mu mutima, kandi nta kibazo afitanye n'abantu batugerageza mu bigaragara. Bana b'Imana, kuba icyitegererezo nicyo kibwirizwa gifite imbaraga. Muri iyi nsanganyamatsiko yacu yo kuba icyitegererezo, ahandi ntituhatinda turahihuta cyane. Reka turebe amwe mu marembo dusabwa kubamo icyitegererezo. Wowe muyobozi unyumva, usabwa kuba icyitegererezo weho ubwawe, kadaza kugasesengura. Icya kabiri usabwa kuba mu icyitegererezo ni weho n'urugo rwawe. Icya gatatu ni umwete ugira mu murimo w'Imana. Icya kane ni imbere y'ibibazo byo mu buzima ko wifata. Icya gatanu ni imbere y'iby'isi, iyi si dutuyemo. Icya gatandatu ni imbere y'amahame twizera. Icya karindwi ni mu kugira ubuntu. Ngaha aho turi buvuge nubwo hari n'ahandi. Noneho bayobozi, aha wamara kuhatambuka neza, nubwo haba hari abatumva, Bibiliya iravuze ngo nubwo babasebye, Petero ya mbere 2:12, ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, ngo nubwo babasebya nk'abakora nabi, ngo ariko nibabona imirimo yanyu myiza izabatere guhimbaza Imana ku munsi wo kugendererwamo. Uko umuntu yagusebya kose ntacyo byagutwara, amaso y'abazareba ibyiza. Ahubwo ikibazo ni uwagusebya kamwe, cyangwa se ni uwagusebya 10 cyangwa 5, ariko warakoze kamwe, byose biragufata. Iyo bagusebeje 5 warakoze kamwe, byose aba ari byo biba byagufasha. Akaba ari nayo mpamvu mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu, urupapuro rwa 567 haranditse ngo nta muntu wakwanduza imico yawe keretse weho ubwawe. Nta wakuvuga ngo wandure, byacanga abantu mu minota mikeya, ariko ibyo baba bazabona bari bizima, nta mitima rero. Barandika hepfo ngo iyo ushishikajwe
no kurengera icyubahiro cyawe basebeje cyangwa bangirije, ngo bari ikimenyetso cy'uko cyari ntacyo koko. Hepfo barandika ngo amazu n'ibiti bidandabirana bidashinga ngo nibyo bikenera inkingi zo kubishyigikira. Buriya nta nkovu y'uruvugo, nta n'impamvu yo kuburana ngo ushinge urubanza ngo bamvuze ngo ndi igisambo. Niba baneza subaye iki, abariri wawe bazabihanagura. Ngo bavuze ngo ndi kagufi, niba uri muremure ikibazo kirihe? Abantu bafite amaso bazareba. Ahubwo ikibazo tugira, bamvuga 5 narakoze irobo, ubwo byose bikaba bibaye byo. Rero mwe mu nyumva, ni mubimenye ngo ikibwirizwa gifite imbaraga ni icyitegererezo. Ngaho mpereye kuri weho ubwawe, ntabwo ari twe twa mbere bakoreye Imana, habayeho abatubanjirije. Reka njye mvuge Samweli ya mbere 12. Uyu mugaragu w'Imana yayikoreye akiri muto, yarameze nkatwe, avuka aho tuvuka, arangije aba umugabo ari mu murimo w'Imana, aba umusaza ari mu murimo w'Imana, yanaguye ku rugamba ari ku murimo w'Imana. Ariko agiye gutandukana n'ishyanga ry'Isirayeli, nuko Samweli abwira Abisirayeli bose ati, yemwe nabemereye ibyo mwansabye byose, mbimikira umwami wo kubategeka. None umwami ajya bajya imbere, njyeweho ndashaje meze imvi, kandi dore abahungu banjye bari kumwe namwe. Muzi yuko nagenderaga imbere yanyu uhereye mu buto bwanjye kugeza ubu. Ndi hano nimunshinja imbere y'Uwiteka n'imbere y'uwo yimikishije amavuta. Mbese hariho nanyaze inka ye, cyangwa hariho nanyaze indogobe ye? Ninde nariganije ibye? Ninde nahase? Cyangwa ninde natse impongano ikampuma amaso ngo mbibarihe? Baramusubiza bati, ntabwo waturiganije kandi ntabwo waduhase, nta n'icyo wanyaze umuntu wese. Arababwira ati, Uwiteka n'uwo yimikishije amavuta nibo bagabo bahamya uyu munsi ko ntacyo mwambonyeho. Baravuga bati, niwe muhamya. Uyu yarashaje ararunduka, agera mu zabukuru, ari confident, yifitiye icyizere ko ntawe yari yeruswa, ntawe yarakariye, ntawe yazimuriye, ntawe yambuye, ntawe amubonye yifashe nabi mu kabari cyangwa ahandi, mu rubibi arengera cyangwa ahandi. Babagaho ubuzima nk'ubwo tubayeho, ko nabo barakoraga kugira ngo babone ibibatunga. Bari bafite abaturanyi nk'abo duturanye, nabo ntibari borohewe n'ubuzima. Ariko ijambo ryandiye ubwoba kuruta byose, umubare we hari hasanzwe hari itegeko riba mu mubare we 19:13 rivuga ngo ntugahate mugenzi wawe. Ntugahate mugenzi wawe ni itegeko. Arangije aranababwira ati, ibyo bindi n'ibindi none no mu mategeko nabaga hari uwo nahase. Ibyo byose baratsemba bati, ntacyo twakubonyeho. Ngaho wewe unyumva, imirimo yose abantu bakorera mu isi, iyo umuyobozi w'akagara adahase akenshi ntabwo abona abajya ku muganda. Iyo umubyeyi adahase akenshi ntabona abajya kuvoma. Iyo umugabo adahase akenshi umugore ntateka kare. Iyo umwubakisha adahase akenshi abafundi bahina amaboko. Ariko kuko yarazi ko guhata ari icyaha, ntiyigeze nabyo bikora, kugeza ubwo ababwiye ngo mbese hari uwo nahase. Baramusubiza bati, muri ibyo byose ntacyo twakubonyeho. Bana b'Imana, wewe unyumva, wewe ubwawe urasabwa kuba icyitegererezo mu kantu kose. Mu gitabo cyitwa Nitwe Dutahiwe n'urupapuro rwa 8, cyangwa se abasoma icyongereza cyitwa Conflict and Courage, imishyamirano n'akanyabugabo, page ya 147. Mbese ni kangahe abageze mu zabukuru bari kuva mu nshingano barimo nk'abacamanza bashobora guhangara kuvuga ibyo gukiranuka kwabo, bagira bati, ninde muri mwe ubasha kunshinja icyaha? Ninde wampamya ko nateshutse gukiranuka kwanjye nkakira impongano? Sinigeze nshyira ikizinga mu mateka y'imico yanjye nk'ushinzwe guca imanza zitabera. Kuri ubu ninde ushobora kuvuga nk'uko Samweli yavuze ubwo yari agiye gutandukana n'ubwoko bw'Isirayeli, igihe bwari bwaramaramarije kwishyiriraho umwami? Mbega umucamanza w'imico myiza kandi w'intwari, uyu atubera urugero muri mu mwanya nk'uwo yari ahagazemo ayoboye Isirayeli. Noneho
ahava amahoro, ntacyo wamushinja. Ikibazo turabazwa ngo mbese natwe ninde wahangara akavuga ati ngaho nihe mwabonye nateshutse. Iki cyitegererezo kugiharanira ni umubyizi ukomeye, ku buryo n'abatari intyoza ngo ibyo twizera bisobanure bavuze, icyitegererezo cyiza kirivugira, ahubwo abantu bakazajya kubibaririza bahereye ku mico yabo. Bana b'Imana, iki cyitegererezo muzasoma mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo, ni urupapuro rwa 339 mu Cyongereza. Handitse ko uko turi kose utivuga ngo mbe bareba he, birarebwa. Ariko ndagerageza gusoma bike, birarebwa kandi bikaba bifite icyo bivuze mu bwenge bw'abantu. Ni Imigani ya Kristo 339, mu cyigisho kivuze n'ubundi cyitegererezo cyangwa se imbaraga rukuruzi, influence. Bavuze ngo iyi ni inshingano utakigobotora ngo uyihunge. Our words, amagambo yacu, our act, ibikorwa byacu, our dress, imyambarire yacu, our deportment, inyifato yacu, even the expression of the countenance has an influence. Ndetse nuko dusa mu maso ni imbaraga itera impinduka mu bandi. Ni icyitegererezo, bitanga icyitegererezo, ifite imbaraga rukuruzi itabura gutera impinduka mu bandi. Upon the impressions that is made, there hang result for good or evil, which no man can measure. Umusaruro ukomoka kuri iyo nyifato twagize ukomoka mu ibyiza cyangwa ibibi, bifite ubwaguke mwene muntu atashobora kubara. Every impact that is impacted is a seed sown, which will produce its harvest. Ibishyika bikomoka mu byo dukoze, uko abandi babyakiriye, abari imbuto ibibwe itazabura kwera umusaruro wayo. It is a link in the long chain of human event extending we know not whither. Ati abari agapfundo, uko wifashe, ndabisubiramo, ni amagambo, ni ibikorwa, ni imyambarire, ni inyifato, nuko usa mu maso. Uko wifashe ngo abari agapfundo wongereye ku nyururu w'ibizaba mu mateka ya mwene muntu, ngo agapfundo kazagenda kaguka ngo ku buryo nawe utazamenya iyo kazagarukira. Hepfo batanze urugero, baravuga ngo sa n'ufashe akabuye gato ugaterere mu kizenga cy'amazi, ngo kagende kidumbure, ngo dumbure, ngo cya kizenga gitangire kirema imiraba, ngo ugende yikaraga, ngo iyo miraba wagutuma kuyitangira ntiwayitangira, ngo izahagarara uko ikomye ku nkombe. Uko wambaye, uko wacuruje, uko woroye, uko wakoze, isaha wari gukiye mu materaniro, niba waraje wuhanya ngo udakererwa, umwete wagaragaje ko witaye ku by'Imana, uko wabisuzuguye bikerensa, iyo ugakoze kaba gakoretse, uko umugore wawe yambara n'umwana kaba gakoretse kagiye, ngo ntabwo ubuzabigarura bitarakoma ku nkombe. Noneho mwe mu nyumva, ni mu bimenye ngo burya icyitegererezo ni icyo kibwizwa gifite imbaraga. Turarebwa, ibyacu bakabiganira biherereye cyangwa barahabona. Mu gitabo cy'Ibamyo by'itora umuzingo wa 5, urupapuro rw'160, ndahasoma aya magambo. Umuzingo wa 5 160, hari iri jambo rivuze ngo if we desire to reform others, we must ourselves practice the principles which would enforce upon them. Niba twifuza kugorora abandi, twebwe ubwacu turasabwa gushyira mu bikorwa ayo mahame dushaka kubatsindagiramo. Ayo mahame dushaka gutsindagira mu bandi, uko uzabigenza kwa mbere kuvuga bibe biki, ahubwo uzayashyire mu bikorwa, ujye ubabwira ibyo uri gukora. Noneho words however good will be powerless if contradicted by the daily life. Kabone nubwo amagambo yacu yaba ari meza cyane, asorongoye, nta mbaraga zagira igihe cyose kivuguruzwa n'imibereho yacu ya buri munsi. Ibyo tukora mu mibereho yacu ya buri munsi, iyo bivuguruza amagambo tuvuga, amagambo yawe ntabwo azagira imbaraga. Ministers of Christ, I admonish you
bagabura ba Kristo, reka mbahugure. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Mwirinde ubwanyu kandi murinde n'inyigisho mwigisha. Do not excuse sins in yourselves which you prove in others. Nimukimika icyaha, nimukarengera icyaha muri mwebwe ubwanyu ngo mujye kugicyaha mu bandi. Ibyo ntibishoboka. If you preach on meekness and love, let these graces be exemplified in your own life. Nubwiriza abandi byo guca bugufi, iby'urukundo, iby'ubugwaneza no kwiyoroshya mu mutima, reka nawe iyo mico bazajya bayisoma no mu mibereho yawe ubwawe. If you urge others to be kind, courteous and attentive at home, let your own example give force to your admonitions. Niba wigisha abandi kuba bagwaneza, abanyarugwiro n'abigikundiro mu ngo ziwabo, reka nawe iyo mico nizo mpuguro baha uzababera urugero uzishyira mu bikorwa. As you have received greater light than others, nkuko wahawe umucyo uruta uw'abandi bose, wahawe umucyo ukomeye kuruta uw'abandi bose, so is your responsibilities increased. Niko unafite n'inshingano zagutse kurusha abo bandi warushije umucyo. You will be beaten with many stripes if you neglect to do your master's will. Uri muri babandi bazakubitwa nyinshi niba wirengagiza gusohoza ubushake bwa databuja. Bana b'Imana muteze amatwi, turasabwa kuba icyitegererezo. Amagambo asa n'aya muzayasoma mwifuzwa mu bihe byose, 295 ahanditse ngo imico myiza ntabwo ari umwitero twambara inyuma, ahubwo ni ikirabagirana kiduturutse imbere. Si nous voulons conduire d'autres âmes dans la voie de la justice. Niba dushaka kuyobora indi mitima mu nzira yo gukiranuka, il faut que les principes de la justice soient enchâssés dans nos cœurs. Birakwiye ko amahame yo gukiranuka abe yimakaye mu mitima yacu. Bikoroheye cyane mu magambo wabwira abantu ibyo wizera, ariko kugira ngo ibyo wizera bibatereke imbere y'amaso bigusaba kwera gushyizwe mu bikorwa. Ikiganiro cyera, imibereho ifite icyitegererezo cyiza, ubunyangamugayo butajegajega, umwuka wo gukora, umwuka w'ubugera neza, urugero rwo kwera, ngiye imiyoboro umucyo unyuriramo iyo ugiye mu isi. Rero mwe muteze amatwi, urasabwa kuba icyitegererezo wehubwa ukuri kose, n'umusatsi wawe barawureba nuko wiyogosha. Niba uri muri babandi ngo ba 40 naki, ibyo barabireba, cyangwa baharangura hato ahandi bakahasiga, ibyo barabireba, kandi ukora gato bo bakazarengaho kuko buri umuyobozi. Ngo kandi ngo yuri kinini ngo kugwa bibakurinda imuka, niko babica mu migani ngo the big you are the great is your fall. Iyo uri kinini ngo no kugwa bibakurinda imuka. Ikosa rito, guhenga amaguto, guteshuka guto gukozwe n'umuyobozi, abandi bo barabyagura bakavuga bati ishyano ryaguye, ibintu byacitse. Rero mu mvugo, mirire, myambarire, bivugire, inyifato nuko ushora imishinga, uzajya ubanza ubipime ku ijambo ry'Imana, urebe niba byahamanya. Ejo ubwo urindi mitima nk'uzayibazwa, atazagira abarimbuka bakwitwaje, uzarimbuka uzaba utarabigizemo uruhare, kuko n'ubuzima bwacu bwonyine kubushorera tukazabumurikira Imana si icyoroshye. Nkanswe kwishyiraho amaraso y'undi bitewe nuko warangaye ukagira icyitegererezo kitari cyiza. Mu ingingo ya kabiri, reka tuvuge urugo rwawe. Bana b'Imana, ubukristo bwacu bureberwa ahantu hose. Bura nta hantu na hamwe ubukristo bwacu butareberwa. Hari n'abantu bamwe baza mu miryango yacu bakayigenderera, atari kudukunda, ari kuduperereza. Kandi mu bitabo bimwe dusoma ngo abisi ngo bafite uburenganzira, ngo bwo kutugenzura ngo barebe niba ibyo tuvuga tubikora. Ubwo burenganzira rero n'ubwabo, nubwo nta muntu utegetswe kugendera ku bandi, ariko n'abareba ku bandi bakabarebaho bameze nka Pawulo wavuze ngo mugere kirenge mu cyanjye, ntabwo baba bayobye cyane. Ngaho imiryango yacu
imiryango yacu nayo irasabwa kuba icyitegererezo. Ndasoma umurongo umwe wa Bibiliya umugabo mwiza dukunda gusoma, ari mu Ngoma ya 2 igice cya 24 umurongo wa 15 n'uwa 16. Yitwa Yehoyada. Yehoyada yari umutambyi w'Imana isumba byose, ariko ubwo yapfaga ariko Yehoyada ashyize kera agera mu zabukuru arapfa. Ubwo yapfaga yari amaze imyaka 130 avutse. Bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi hamwe n'abami, kuko yakoze ibyiza mu Bisirayeli no ku Mana no ku nzu ye. Aya magambo dukunda kuyasoma. Iyo tuyasoma akenshi tuyagereranya n'undi mugenzi we yari umwami. Yehoyada we n'umutambyi, Yoramu we yari umwami. Ni Ingoma ya 2:21-20. Yoramu yatangiye gutegeka amaze imyaka 32 avutse, amara imyaka 8 i Yerusalemu ari ku ngoma, aratanga agenda ntawamwifuzaga. Bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi ariko atari mu bituro by'abami. Ibi ntabwo ngambiriye kwigisha ibijyanye n'umuryango, ahubwo ngambiriye kwerekana uburyo n'imiryango yacu bayitegereza. Ariko ubundi mujye mwibaza, kuki mu bihe by'abami n'aba batambyi habagamo amateka menshi kandi afitiye igihugu akamaro, ariko ukabona umwuka w'Imana aranabikurikiranye ngo Yehoyada apfuye ngo kuko yakoze ibyiza ngo ku Mana, ngo mu Bisirayeli, ngo no ku n'inzu ye barayibuka. Ubwo nimwumva ko hari abantu bahoraga barikanuye ngo utuntu twose turi kuba tutabacika. Bageze kuri Yoramu ngo agenda ntawamwifuzaga, nako barakandika. Mbe muyobozi unyumva, barakwifuza. Muri za nkuru batubwira ngo z'umuntu wari mubi kandi ari umuyobozi w'idini, nibaza ko atari mu butumwa, hari ni mu idini yo, ngo noneho ngo bagera mu rugo akaba ari kiryana, imvugo mbi, ijisho ribi, umunyamwaga, ahuma ari mahuma. Bagera ku rusengero agatira akajwi arakoresha ngo Yesu ashimwe, ngo turirimbe. Ngo noneho ngo umwana ngo aramubaza ngo papa, ngo ariko ngo ubundi ngo twazigumira ku rusengero. Ese kubera iki? Iyo tuyuvuga neza tukabona amahoro, twagera ishyano rikaba riraguye. Dufite abayobozi bameze uko rwose, usibye ko umugore avuga ati ubwo atakinkubita ntacyo, ibyo bitutsi byo nzabirya, aho Mana ugejeje ukora mbaye nkushimiye. Akishimira iyo ntambwe gusa ko yakize imigeri n'ibiboko, ariko atagira ijambo, atamwisanzuraho, badaseka, abana badakumbura se, badakumbura nyina, abanyamuryango bandi bamwiganya, abamukorera ari nko gukorera mwene wabo w'umurimbuzi. Nuko kandi akabanyuzwe ntari icyo bimubwiye. Mu gitabo cyitwa Temanyaje wa Pasiteri ngo bakakora iby'Imana, ngo bakamaniya iby'Imana ngo nkuko bakora ibisanzwe. Kuko ibisanzwe byo kuri eshantiyo baratukana, ibisanzwe mu murimo urabakabukira. Ariko umukirito n'umukirito hose ntaho asonerwa ngo azagira hake baravuga ati nzaba umupagani, ahubwo uri umukirito igihe icyo ari cyo cyose. Rero ibi mu muryango barabirege. Mu gitabo cyitwa My Life Today cyangwa se ubugingo bwanjye uyu munsi wa none, harimo amagambo ari ku tariki ya 8 ukwezi kwa 4 avuga ngo kampere haragura havuze ngo abagize umuryango bagomba kwerekana ko bahorana imbaraga iva kuri Kristo. Bagomba gutera imbere muri buri kamenyero n'ibikorwa, bityo bazaba berekanye ko bahoza mu bwenge bwabo igisobanuro cyo kuba umukristo. Abashoboye kuba abakristo mu rugo iwabo ntibazananirwa kuba abakristo mu itorero no mu isi. Nta washobora kuba umukristo iwe ngo azabinanirwe mu isi, kuko iwawe niho hakomeye. Aho kuri twarabanye na twaraturanye na twararungurukanye, aho kuhaba umukristo ukabishobora, ntabwo mu isi hakunanira. Noneho ubuntu bw'Imana bubasha gutura gusa mu mutima, uhora witeguye kwakira imbuto z'ukuri kw'agaciro. Ndataruka hepfo.
igishoboza umuntu kugira imico y'igikundiro mu muryango ni nacyo kizatuma agira igikundiro mu bikari byo mu ijuru. Niba ugomba kuba umucyo w'isi imbere ya byose, niba ugomba kuba umucyo w'isi mbere ya byose, uwo mucyo ugomba kumurika mu rugo iwawe. Aha ni ukuvuga ko ubuntu bwa Kristo bugomba kwigaragariza mu mico yawe, ukarangwa n'igikundiro, kwihangana n'ubugiraneza ariko utajenjetse. Ukeneye guhora utoza intekerezo n'umutima mu buryo buhanitse nk'umwana w'Imana wicisha bugufi. Emera kwigira mu ishuri rya Kristo. Ujye uhora ushaka uko wateza imbere ubushobozi bwawe kugira ngo ubashe gukora umurimo unoze kandi utunganye mu rugo iwawe ukoresheje icyitegererezo n'amahame. Mureke umucyo w'ubuntu bw'Imana urabagiranire mu mico yanyu kugira ngo izuba ribashe kumurika mu ngo zanyu. Urugero rw'ubukirito bwanyu rupimirwa ku mico yo mu miryango yanyu. Ubuntu bwa Kristo bushoboza ubufite guhindura urugo rwe, guhindura urugo rwe ahantu hanejeje haganje amahoro n'ikiruhuko. Ibamye by'itorero umuzingo wa 5 161 ya page hakujyaho nasomye hari irindi jambo rivuga ngo yego iyo bakamana tugaragariza ku ruhimbi tubwiriza ntabwo ariyo igaragaza cyane imiterere y'imico yacu nk'iyo bakamana twerekanira mu muryango. Umugore w'umugabura, abana be and those who are employed as helpers in his family, abakozi akoresha iwe mu rugo are the best qualified to judge of his piety. Nibo beza bo kukubwira ibyo kwera kwe. Sizi nibiri jambo muryumvise, umugore, abana, abakozi bo mu rugo nibo beza bo kuvuga ibyo kwera k'umugabura. Noneho kwitondeka hirya y'agasozi aho uhora warahangirije ntacyo byakumarira kandi nta nubwo bizatuma umurimo ukora urusoza. Bana b'Imana, ubwo iwacu mu miryango twavuga byinshi, ariko abazagira amahirwe bagasoma agatabo kitwa Uburezi n'imirire myiza, ni urupapuro rw'109, harimo amagambo yavuye mu gitabo kitwa Ingimbi n'ababyeyi bazo, urupapuro rwa 31, ari kuvuga ngo mu miterere y'abana bacu ko turi kwiga icyitegererezo. Ubu tugeze mu muryango kandi rero ko iryo jambo mbanguka kuribona ni yego. Abana b'ingimbi banga ibintu bitarashe ku mugambi ndetse bakanga amagambo adahura n'ibikorwa. Ababyeyi bagomba kwihatira kuba inyangamugayo n'abanyakuri imbere yabo. Imyitwarire yabo igomba kubihura n'ibyo bavuga. Amatwi y'abahungu n'abakobwa babo avuniyemo ibiti ntiyumva inama, ahubwo amaso akangukiye cyane kureba icyitegererezo bahabwa. Ntukavunwe nuko abana bacu b'ingimbi batumva, ariko ngo amaso ni mazima. Icyitegererezo bahabwa cyo barakibonye vuba cyangwa kera. Watanze cyiza bazagihagararamo. Iminsi izabakatisha isi bakande bazahahungira, ariko aragowe utagira icyitegererezo cyiza mu muryango. Reka mbibutse ko yabawe utababereye icyitegererezo usarura umusaruro ushaririye, kuko basuzugura iby'Imana. Iyo basuzuguye iby'Imana kandi nawe ugakomeza kuba umuyobozi mu by'Imana, abandi barabinezererwa cyane abadashaka guhinduka, bakavuga bati Imana ishimwe. Ubwo nabiwe badefiriza, ubwo nabiwe bashwanyura amajipo, ubwo nabiwe badasenga, ubwo nabiwe batahama ko yagipagani, ubwo nabiwe baryagagura, ubwo nabiwe barira ku nzira. Yaba bari bakomeje natwe tukagiye turabikora mu mudendezo, ku buryo ngo rimwe na rimwe hari n'abagira ibisa n'ubugome bajya gutora abayobozi bagahiga wa wundi udafite imico myiza, wa wundi ufite babi, akaba ari we batora, atari ukumukunda, atabimenya akagira ngo bamukunze bamugiriye icyizere, ahubwo ari ukuvuga ati ubwo nawe afite ahanebwa, afite ahagayitse, ntabwo azaducyaha, reka tumuhundagazeho amajwi. Akaba ari ukuyoboye, ariko nta kindi cyabite. Kuba zasoma
agatabo kitwa Kwakira Inararibonye umugabane wa 2, muhereye ku rupapuro rwa 32, ubwo ndi kuvuga urugo rwawe ngeze mu bawe, utabereye icyitegererezo, utahuguye, utacyashye, utaharnye, utarariye ijoro. Kandi reka mbabwire ko hari n'igihe n'ibyo bikora bikanga nkanswe noneho kutabikora, noneho ngo bigatuma batuma no mu bandi uziba umunwa. Ni icyigisho cya 7 kivuga ngo bongera kwibuka ku bya Gakwerere na Mukamana. Abazabisoma, aba bagenzi bibazaga ukuntu aba bakobwa bapfapfanye, ngo kandi bari baragize amahirwe yo kubona inyoroshyo zose zo mu buzima zatuma baba abantu beza. Nuvuga ngo bavukaga mu ngo zizera, zikunda Imana, cyangwa se zisenga, cyangwa se zifite uruhare mu murimo w'Imana, ariko banaranga izo nyoroshyo zibabera impfabusa, barapfapfana. Noneho mwarabaza ati byatewe n'iki? Ndaramusubiza witwa Muhanyi mwiza ati byatewe n'icyatumye igikeri kiba mu mazi bikarenga kikagira amaga, cyangwa igituma ibatigwa mu mazi ntitohe, ndetse n'ingoni ikava mu mazi ikajya imusozi kuri Gaturume. Ni ku mutima w'aba bakobwa ukunda ibyiza wari warapfuye, basigara bashakisha ibibi bafite umwete mwinshi, bashakishanya ibibi umwete mwinshi, bakomeza kubaganira aho ndahataruka. Noneho witwa Mutima rugo, aho ngeze inyuma natarutse byinshi, iyaba navugaga ikantarangiye bakumva, iyaba nabasabaga abari mu isi mwese mukampa, iyaba kandi nategekaga ibyo ntegetse bigakomera, nabasabye mwese mukamfasha kubwira Gakwerere na Mukamana guhindura inyifato, bakareka gukina n'umuriro, bakareka kwirasaga umuvumo no kwitongera umuruho. Muhanyi mwiza, ahubwo reka nkwibwirira ukuntu Mfura nziza se wa Gakwerere na Munyeshema se wa Mukamana abashinyaguzi baherutse kubatangirira mu nzira, babakorera urugomo, maze babambura amazina meza bari bisanganiwe, barabaguranira babita yandi. Mfura nziza bamwita Pfukumunwa, abumva amarenga mu nyumve, wari Mfura nziza bamwise Pfukumunwa, naho Munyeshema bamwita Kimwaro. Kandi ibyo byose byari bikomotse ku kagambane kakozwe n'abo bakobwa babo. Yenda ko batari kumva ya marenga, bitwaye nabi, basara abayobozi. Nuko yajya gucyata ariko mwa bakobwa mwe ko muri kudefiriza ati wahera kubawe, ubwo ni Pfukumunwa. Barabazibya aho ari kuvuganishe mu Kamwara kuko abananiranye bambere ari abawe. Iyo nta ruhare wabigizemo uhumurizwa n'umutima utagucira urubanza. Ariko iyo warangaye, ntubasengere, ntubasomere, ntubabwire, ahubwo nubacyashye nawe ukaba mu babatonganye. Kandi iyo urengeye wawe yakoze amabi, umuvu muri yongera. Umutima w'urugo, data we, ntabwo byabiciye irangamimerere. Muhanyi mwiza, ku ikubitiro abantu bataramenya ibyo ari byo byabanje gutera intugunda mu birori. Ariko abari babikarishyemo cyane bari babwana mbara ubukeye na Ruzacimana, abagabo bakundaga kwicara inyuma mu birori. Ariko ubwo Mfura nziza na Munyeshema bari gukaga amazina yabo yahinduwe n'akagambane bakorewe n'abakobwa babo, none habo bagabo baje imbere bigira abagenzuzi b'abari mu birori, benze kwima Mfura nziza na Munyeshema ijambo haburaho hato. Abo bagabo babi bongeye kwibukiriza iby'umuhungu wa Ngendaneza witwaga Bapfakurera, nawe wari uherutse kwanduza izina rya se ubwo yishingiraga umumo wabukazi. Ariko ndashe ku cyo umbajije ntibyabiciye irangamimerere, kuko igisubizo Ngendaneza yari yarashubije umuhungu we ubwo yifuzaga ko bahurira ku ntereko y'ubuhemukiramana igihe yarongoraga, cyabaye icyubahiro kirinda izina rye kwandura. Kandi burya na Mfura nziza na Munyeshema niko bari baherutse kubwira abakobwa babo, ibyo birinda amazina yabo guhindurwa n'uwo ari we wese. Mutima w'urugo rwose, ayo makuru sinyazi. Ngendaneza yashubije umuhungu we ngo iki? Bayobozi mu nyumve, tazashyigikira ibibi by'abanyu. Yaramushubije ngo akoresheje ijwi rituje, riranguruye, rirongoroye,
nta nteteri yaramubwiye ati ntiwanyangira Imana ngo ngukundire Satani, ntiwagomwa abantu n'abamarayika ibirori byera ngo nkwemerere kumpindura urukerereza n'umunezero w'abadayimoni n'abanyabyaha, ntiwababaza beza n'abakunda amahame yera ngo mbure kwihorera mbabaza ababi nerereza amahame wanga. Ko wanze kuba mu by'Imana ushakira iki ko njyewe umwana wayo mba mu bya Satani? Ni urupapuro rwa 33 ngezeho. Iki gisubizo aba bapapa bari barashubije aba bahungu babo bari banze Imana n'aba bakobwa babo bari banze Imana, nicyo cyonyine cyabarinze, naho ubundi ngo bendaga guhindurirwa amazina. Erego ubwo birasobanuye ngo habubwa bawe bifashe nabi n'inama igaterana ngo igukure ku buyobozi. Iyo wabigizemo uruhare kandi biba bikwiye. Bana b'Imana muteze amatwi, urasabwa kuba icyitegererezo mu rugo rwawe. Gatatu, bikitegererezo mu mwete. Niba rivuga butumwa ujye uba uwa mbere, niba ari ugufasha ujye uba uwa mbere, niba ari ugutanga ujye uba uwa mbere. Ingoma ya 2 3:3 cyangwa muzahera ku murongo wa mbere muzasoma umwami Hezekiya igihe batangaga bari gutura, niwe watanze byinshi abo wa mbere, nawe azabari kubigenza. Ntukagire aba wa mufarisayo ngukorera abantu umutwaro watakozaho n'imitwe y'intoki. Niba mukijye mufasha guhingira abakene n'abapfakazi uzahagire mbere. Niba araho muteranira bigishobotse uzahagere mbere. Niba ari amavuna no kujya mu murimo uzageyo mbere. Niba ari imihigo uzatange menshi kandi utange mbere. Ibamye byitoro umuzingo wa 8 urupapuro rwa 17 haranditse ngo kuri buri mugabura wose w'ubutumwa bwiza ngo kwiherezo rya buri mwaka, ubwo ni mu kwa 12 ku musozo, ngo uzaba uri capable, ngo uzaba ushobora kubara no kumenya umubare w'abaje mu gakiza biturutse mu mihati yawe. Urahiga utaza uko abizera babayeho nawe ukabaho uko, nta urarika, nta ubwiriza, nta mavuna ukora, mbese umeze nk'abizera uyoboye. Nutabarusha umwete ntuzabarusha icyubahiro, muzaba mungana, muzaba mureshya, kandi abo Imana ikoresha ibambika icyubahiro no kugiharanira si icyaha. Abaroma 2:7 abashaka ubwiza n'icyubahiro no kudapfa. Urumva birashakwa icyo kuruka bishakisha gukora ibyiza udacogora, ntabwo bishakisha kuzamura urutugu no kuvuga ngo ni umuyobozi ngo mwibagiye ko natowe. Oya, icyo cyo ntacyo wabona mu butumwa bwiza, ntacyo wabona, ahubwo wasubira no hasi yaho waruri. Ariko ngo iyo bishakishe gukora ibyiza udacogora bivuze umwete, Imana irabiguha kandi kazakwitura n'ubugingo buhoraho. Bana b'Imana turasabwa kuba icyitegererezo mu kantu akariko kose. Ku ngingo ya 4 imbere y'ibibazo maze bijya bivuka abantu bakaburana. Abakorinto ba mbere 6:7 haranditse ngo kuki mudahitamo guhuguzwa. Akaba rero ukurikirana ukaba nk'umuntu umwe witwa Njiji wanditse muri kano gatabo k'inaribonye ya 2 wari uri kwivuga ibigwi bipfuye, arangije haraho yavuze ngo nkurikije uko nanga gasuzuguro ngo njya ngurisha inka nkaburana inkoko. Nawe ukaba uri muri abo bakurikirana utuntu tw'amafuti. Ubundi umuyobozi ni umubyeyi, umuyobozi agenda hejuru y'ibibazo, umuyobozi ashinzwe abandi ntibamushinzwe, umuyobozi akorera abandi ntibamukorera, umuyobozi aruhira abandi ntibamuruhira. Kubw'ibyo nubwo uko wafatwa kose, uko bakugenza kose, uri kiryohera nkoni, uri nyirurutwe runini utarengwa n'imijugujugu, uzabyemera. Ariko ntukajye uraboneka, abayobozi mu nyumva, ntukajye uraboneka mu bagiye gukemurirwa ibibazo byitwa impaka, ahubwo ujye uboneka mu bagiye gukemura ibibazo. Iyo uri umuyobozi wowe unyumva, 1 bakaba biciye mu kibazo cyawe mwashwanye, 2 mwashwanye, 3 mwashwanye nawe urimo, nuko yenda amatorero menshi n'ibirere bimwe n'imyanya imwe kubera ko buri ababihagararamo hari ukuntu abantu bapfa kwegekereza bakavuga ati 1 na 0 ntibingana mupfe ko hamwegeka, ariko mu by'ukuri uburimo wegetswe. 2 3 mu rubanza wari urimo, 4 mu manza wari urimo, izo mu itorero, izo mu mirima, iz'amatungo, iz'amafaranga. Abakorinto ba 2:6 haranditse ngo kuki mudahitamo guhuguzwa. Imigani 22:1 kuvugwa neza biruta ubutunzi bwinshi, izina ryawe riruta iby'ubuharanira. Noneho nongere mbibutse
muri Tangiriro 13, igihe Aburahamu na Loti abashumba babo bashwanaga bapfuye ubwatsi mu isambu ya Aburahamu, igihugu cya Aburahamu yiherewe n'Imana. Abasomye Aburahamu uko yakemuye icyo kibazo, yaravuze ngo iyi sambu ndayiguhaye Loti, yigabe kandi uhitemo. Loti arayigaba atariye, ahitamo, kandi dusanga nk'umugani uvuga ngo ntawurya inka nka nyirayo. Ndetse ibitabo bikatubwira ko Loti yahitanyemo kwikunda kwinshi kuko yaherereye heza. Ariko ijambo rimwe nshaka gusoma ryateye Aburahamu kutavuga ngo iyi sambu ni yanjye y'ukwawe, naguhaye inka zirahagije, uzanshimirizo, gura ubwawe bwatsi, nawe ufite ubutunzi bwawe. Ntiyakoresha uburenganzira kandi abufite. Ni ibintu bine byabiteye, weho umuyobozi nyumva. Icya mbere, Abraham was Lot is senior in years. Mu myaka Aburahamu yari mukuru. Nawe aho wowe nyumva byashoboka ukaba uri mukuru. Icya kabiri, and is superior in relation. Mu isano yari mukuru, yari se wabo. Icya gatatu, in wealth and in position. N'icya kane, mu bukire yaramurushaga, mu buyobozi niwe wari umuyobozi. Yet he was the first to propose plans for preserving peace. Nyamara ibyo ntiyabigize icyitwazo cyo kuvuga ngo ndakwemeza, ahubwo nibyo byamuteye gufata iya mbere, abungabunga amahoro. Ndabisubiramo, nawe urasanga ubifite. Mu myaka yari mukuru, nawe uri mukuru wo nyuma. Icya kabiri, mu isano yari se wabo. Ubwo za ndahiro za kera mwongere muziha agaciro, baravuga ngo ndakambura abana, ubwo yanze gushwana no gushwana n'umwana. Icya gatatu, mu bukire yaramurushaga, ubwo ari warushije abandi kuramuka bazakurye bakunywe. Icya nyuma, mu buyobozi yari umuyobozi. Mwe mu nyumva mwese muri abayobozi, ubwo kirazira kuboneka mu bateza ibibazo, wowe urarikirwa gusa kubikemura, ntukabe mu babiteza. Usibye kwegekereza, nubiteza rimwe kabiri gatatu, usibye kwegekereza babuze undi gusimbura, ubibonetsemo kabiri gatatu, ntabwo buri wo kuba umuyobozi, ahubwo bumubyeyi urenga ibibazo. Ahubwo ibibazo ujye ubibona nk'utwana, nyine ujye ubona kutwana dukubagana, ubigende hejuru. Noneho mu mwete n'imbere y'ibibazo, warwaye, wakenye, Abaroma 8:35 ngo ni iki cyadutandukanye n'urukundo rwa Kristo? Ni ukurengana, ni amakuba, ni inzara, ni intege nke, ni ugukena. Ntihakagira ibibazo bigutandukanya n'Imana. Abizera baba bari kureba uko wifashe ibibazo byagusobetse. Uhemukiye, uhohotewe. Matayo 5:3-8 hatubuza kwihorera. Abaroma 12 muhereye 17 nuko hatubuza kwihorera, Uwiteka ni uhoresha umujinya we. Ngo ahubwo mukunda abanzi banyu musabire ababarenganya, ngo nibwo muzabana ba Data wo mu ijuru, kuko ategekera izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranutsi n'abakiranirwa akabavubira imvura. Rero imbere y'ibibazo ntukajya wifata uko ushaka. Niyo twapfushije amahame aragenzurwa. Ntimujya mubona se ko muri iyi minsi hadutse imihango y'utuntu n'utundi mu gushyingura, y'uduterekero tw'ukuntu tudahuye n'ijambo ry'Imana? Nubwo byaba bimeze bityo, urababaye, wabuze uwawe, naho ngaho mu byago uzaba ugihagarariye ihame. Abizera uyoboye bo baba bari kureba bati nawe yakoze bino, nawe yazanye kamera, nawe bazanye indabo, nawe bagize ute, bamenye imodoka, baba bari kukureba. Kandi niba kureba ngo bagaye, ahubwo barishima bakavuga ati ibyo natinyaga nabonye wambimburiye, nabo bakazabikwigana. Bana b'Imana muduteze amatwi, no mu bibazo murasabwa kuba icyitegererezo. Icya gatanu, ni imbere y'iby'isi. Mu gitabo cyitwa abakozi babwiriza ubutumwa bwiza, cyangwa icyongereza Gospel Workers 342 haranditse ngo ni iby'imboneka rimwe ko abizera bakura bakarenga umuyobozi wabo. Ngo iyo uyu muyobozi akunda iby'isi, ngo bo barishima bakabigira urwitwazo, ngo bakanahumuriza imitima yabo, bagakunda isi cyane, bavuga ngo n'umuyobozi wacu niko ameze. Rero niba nawe uri muri babandi babyuka igicuku, muri kino gitabo n'ubundi ku rupapuro rwa 339, niba uri muri babandi ngo bakorera Imana ngo ku muvuduko, ngo udakereje ibyo bakora, ngo udakomye mu nkokora ibyo bakora, ngo kandi twari dukwiye gukorera Imana
ngo kandi twari dukwiye gukora ibyacu ku muvuduko udakereje iby'Imana idusaba. Ukaba uri muri abo bazakuvomaho icyitegererezo kibi imbere y'iby'isi, wasaritswe n'amadeni, ubuhemu bwagutashyeho utakiri inyangamugayo mu igura n'igurisha. Aho ni Yobu 27:5 muzageze 7, aho yavuze ngo ngiye gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ngo kugeza aho nzapfira sinzikuraho kuba inyangamugayo. Abayobozi benshi iminsi baye myinshi, iby'isi byarabasobetse, ku isabato niho baboneka, niho bayobora, mbese ni nk'aho bahamagaye bizira kuri telefone ngo mubanguke mbayobore. Naho iyo mu kabande, iyo mu bibazo iwabo, iyo mu miryango, kugeza ubwo umuntu arabwira umuyobozi ati narwaye ngwino ntabare, shwe nzahageresha ejo, hagera ngo nongeye kugira ibibazo ngo ndindire ejo bundi. Mbese ubwo amazi atembageze, niba umugabo yamuraje hanze, niba umuturanyi we wamwoneshereje ari gushaka inama z'uko abigenza, akaba ageze hafi yo kurihisha no gushwana nawe cyane, byari gukemuka uhageze. Imbere y'iby'isi, iyo abayobozi bakunda iby'isi, abizera bo buragica kandi bikabanezeza, ngo kuko bahumuriza imitima yabo, bakavuga ngo n'umuyobozi wacu niko ameze. Aha murasabwa kuba icyitegererezo. Ingingo ibanziriza ya nyuma ni imbere y'amahame twizera. Imbere y'amahame twizera, mbibutsa ko ibyashe 2:10 haravuze ngo uzajye ukiranuka uzageze ku gupfa. Amahame twizera ntituyasabira imbabazi, yatugeza mu bukene, yatugusha mu rupfu, yatugeza mu gufungwa, turayerereza uko byaba bimeze kose. Abizera rero bato, ni uburenganzira bwabo kwitegereza uko yashyira mu bikorwa uri umuyobozi. Kandi mu gitabo cyitwa Evangelize, igifaransa ni 310, haranditse ngo buri mwizera arasabwa kwimerera iyemizi, ngo buri mwizera arasabwa kumera iyemizi. Hepfo baravuga ngo nubwo ari iby'ukuri ko abashya mu kwizera bagomba gushakira inama kuba barusha inararibonye babatanze mu murimo, ngo icyakora ngo tuzabigishe ko batagomba gufata ababwiriza ngo babashyire mu mwanya w'Imana, ngo nabo ni abantu b'abanyantege nke, ngo Yesu niwe wenyine tugomba kwishingikiriza. Ariko murumva ko nubwo bimeze bityo, ni inshingano y'abato kugisha inama babatanze mu murimo. None se uwakugisha inama udatangira isabato, uwakugisha inama utirinda, uwakugisha inama ari we utazi gutanga icya 10, uwakugisha inama imihigo shwi nta nicyo witayeho, uwakugisha inama mu rugo iwawe utagira amahame agenga uburezi, mbese wamugira irenze iyo wigiriye. Turasabwa kuba icyitegererezo ku bijyanye n'amahame twizera. Kuri ibi ndavuga ku ihame rimwe ryo kwirinda, somye mu gitabo cyitwa inama ku mirire n'ibyo kurya, urupapuro rwa 450, inama ku mirire n'ibyo kurya 453, harimo ijambo nifuza ko abayobozi baryumva. Riravuze ngo no man should be set apart as a teacher of the people while his own teaching or example contradicts the testimony God has given his servant to bear in regard to deity, for this will bring confusion. Nta muntu n'umwe ugomba kurobanurirwa kuba umwigisha w'ubwoko bw'Imana mu gihe mu nyigisho yigisha cyangwa icyitegererezo atanga binyurana n'ibihamya Imana yahaye abagaragu bayo birebana n'imirire. Aramutse atorewe kuba umuyobozi cyangwa umwigisha w'ubwoko bw'Imana kandi anyuranya n'ibi bihamya, ngo byateza urujijo mu bandi. His disregard of health reform unfit him to stand as the Lord's messenger. Kubasuzugura amahame agenga ubutaraga cyangwa se amategeko agenga ubuzima bimunyaze guhagarara nk'intumwa y'Uwiteka Nyiringabo. Bana b'Imana, turasabwa kuba icyitegererezo mu buryo tugenzamo. Uzaba uwa mbere mu batangira isabato kandi kare, uzaba uwa mbere n'umuryango wawe mu bayitegura, uzaba uwa mbere mu birinda mu mirire n'iminywere n'imyambarire, uzaba uwa mbere mu batanga icya 10 n'imihigo,
uzaba uwa mbere mu bashyigikira amahame yose agenga ubukwe, uzaba uwa mbere mu mahame twizera. Noneho kuvuga uzajya uvuga gake kuko ibindi uzaba warabikoze. Ingingo isoza ni mu kugira ubuntu no gutanga. Abaheburayo 13:16, kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Kugira ubuntu ni umushinga mwiza, namwe muzatinya umushinga Imana ijya inaheraho ikagirira umuntu imbabazi. Koroneli yatumwaho intumwa ivuye mu ijuru ngo atazarimbuka ajye kubwirwa iby'agakiza, ngo ijuru ryari ribonye ubuntu bwe. Inama umuhanuzi yagiriye Nebukadineza, yaramubwiriye ngo girira abakene impuhwe, ngo n'ubuntu, ngo hari yenda Imana yakugirira imbabazi. Kugira ubuntu ni rimwe mu mashami twahawe muri uyu murimo rituma twambikwa igikundiro. Noneho mu bihamya by'itorero umuzingo wa 2 305 Igifaransa handitse ko tugomba gufata ingo zacu tukazikingura, imfubyi, abakene, incike n'indushyi bakaza kuzibamo. Ndetse ngo bamwe muri bo ntibarezwe, ngo bafite n'imico mibi, ngo tuzabihanganire nk'uko twabigira ari abacu batugenje ko. Uko kugira ubuntu, Abaheburayo 13:2 dufite inshingano yo gucumbikira abashyitsi. Timoteyo 1:3 ho mu biranga uzatorerwa kuba umukuru w'itorero azaba azi gucumbikira abashyitsi. Uramutse uri igisambo n'udatanga na ngumya, ntabwo waba uri gutanga icyitegererezo cyiza. Kandi ubu butumwa icyo bunyuraniyeho n'isi yose ni ugukorera kuruta gukorerwa. Noneho muri Yesaya 5:8-7 dufite inshingano yo kwita kuri bene wacu, ni so ni nyoko, ni bene nyoko, baramuna barumuna, abo turabashinzwe. Kandi mbwire mwese mu nyumva, ubwiriza b'umuryango we ntabwo arambura ibitabo, abagirira neza bakaza. Noneho n'abaturanyi bacu, cyane ko ngo umuvandimwe uri kure ujya ntacyo amaze, umuturanyi wa bugufi aramuruta, nabo tugomba kubitaho. Uku kugira ubuntu uramutse ubibayeho icyitegererezo, itorero ryose ryabiri nyabuntu rikwiganye. Ariko iyo uri ngumya ukunda utwawe nta kikuvaho, urwo rugero rubi abandi bararwandura. Si no kurwandura biba byari biri muri kamere, ahubwo ngo barihumuriza bakavuga bati bujya ninjye wari uzahubuka ahubwo nkamara utwanjye, abandi baza ubwenge, ugashimirwa amabi yawe. Ariko ihangane ube umunyabuntu, kuko gukorera abandi, abo basore b'imfubyi, abakobwa b'imfubyi, ababyeyi b'abapfakazi, abo bana b'abakene, abo bashyingirwa ari ntako bameze, kubararira amajoro, kubatabariza, kubitaho, kubafasha, niko kuragira. Ubwo buntu uzaba icyitegererezo. Ni nawo umugambi w'ubutumwa buheruka kuruta ibindi byose. Ni nacyo ubukirito bivuze. Ntabwo ari haleluya na amina gusa, ni ukwita ku byawe, ukita ku bya mbese nkwitayeho kanyitaho, nibwo bukirisito. Ngaho bana b'Imana, ibi muzabisengere ntabwo ari ibyizana. Abami ba mbere 3:9 nka Salomo musaba Imana ubwenge. Mu gitabo cy'Abami n'Abahanuzi page ya 19 baranditse ngo isengesho rya Salomo risaba ubwenge ngo ni ribisomo kuri twebwe twese abari mu myanya y'ubuyobozi muri iki gihe. Mu mwanya ushyizwemo ntabwo bivuze kurusha abandi kwera, ngo ishyizwe mu mwanya ukomeye, ngo ubusabwa kuzahakorera inshingano ikomeye, ngo kandi icyitegererezo cyawe no kwigengesera bikazaba bikomeye. Akaba ariyo mpamvu tugomba kwishyira mu biganza by'Imana. Ngaho umugire icyitegererezo, nicyo kibwirizwa gifite imbaraga. Imirongo isoza Abafilipi 4:5, ineza yanyu imenywe n'abantu bose. Abaroma 12:17, mubane n'abantu bose amahoro. Abaheburayo 12:14, mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Ngaho Imana itubashishe kugira icyitegererezo, kuko aricyo kibwirizwa kizagirira isi akamaro. Imana ibiduhe mu izina rya Yesu, amen.